Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru y'akababaro ni mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke. Ubwo abanyeshuri ba GS Kinini mu mudugudu wa Kijibamba akagari ka Rwesero umurenge wa Kagano akarere ka Nyamasheke bari batashye imodoka yo mu bwoko bwa truck Mitsubishi Fuso yavaga ku Buhinga yerekeza ku Rwesero ku ya 5 Werurwe 2025 yagonze umwana w'imyaka 8 ahita apfa. Umuyobozi wa GS Kinini Mukamwiza Konsole yabwiye Imvaho Nshya ko ubwo abana bari batashye bakiva mu kigo bakasa umuhanda wa kaburimbo berekeza iwabo mu bice bya centre y'ubucuruzi ya Kinini. Iyo Fuso yari ifite plaque ya RAE 42 yagonze umwana w'umukobwa w'imyaka 8 witwaga Uwamahoro Valentine wigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Ati yarari kumwe n'abandi bana bakiva ku ishuri bakase umuhanda uzamuka bataha. Iyo Fuso ituruka imbere ivuduka cyane iramukubita imutwara mu mapine. Umushoferi nabo bari kumwe bahita basohoka mu modoka bahata urwagwa bari bafite dukeka ko banywaga bariruka. Yakomeje agira ati ubwo abapolisi bahageraga batangiye kureba ibyangombwa by'umushoferi mu modoka twagiye tubona umushoferi aturutse mu ishyamba arizanye. Uwo bari kumwe ntiyagaruka. Umurambo wajyanwe ku bitaro bya Kibogora. Umushoferi bamujyana kuri station ya polisi ya Kagano. Avuga ko atari ubwa mbere bapfusha umunyeshuri wishwe n'impanuka muri icyo gice cy'umuhanda cyegereye ishuri kuko no mu myaka 2 ishize undi mwana w'umukobwa wigaga mu mwaka wa mbere ab'amashuri abanza yagonzwe n'imodoka imuturutse imbere iramuhitana. Bifuza ko hashyirwa ibimenyetso cyangwa ibyapa bifasha abashoferi kugabanya umuvuduko kuko icyapa gihari kiri kuri 80 kandi hatambuka abanyeshuri benshi. Ati nta na kimwe gihari cyabwira umushoferi kugabanya umuvuduko ahageze, kandi uretse natwe n'abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda hano batubwiye ko babisabye kenshi kubera ibyo bibazo ubwabo bibonera. Avuga ariko ko nyuma y'iyi mpanuka polisi yamwijeje ko igiye ibyo bitarakorwa bazajya baza kubahagarara igihe abanyeshuri bahanyura bava cyangwa bajya ku ishuri kugira ngo bafashe umutekano wabo. Yihanganishije umuryango wabuze umwana avuga ko ishuri riri mu gahinda ko kubura umwana waryo, ko bari bafashe mu ubutabazi bwose bushoboka ku bufatanye n'abanyeshuri bagenzi be n'ababyeyi baharerera. Mukankusi Marite ukunda kurema isoko rya Rwesero yavuze ko impungenge z'aka gace bazihorana kuko uretse n'abana n'abakuru nk'igihe aremye isoko bagenda abikanga. Ati twagiye dusaba kenshi mu manama z'abaturage ko nta gace ka Rwesero cyane cyane hariya ku ishuri no hafi y'iri soko haba uburyo abashoferi bahagera bakagabanya umuvuduko, ariko turacyafite impungenge z'abahagera ukagira ngo n'ubisanzwe ari byo biviriyemo uriya mwana kugungwa. Tugasaba noneho ko hakwitabwaho. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yavuze ko iyo mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye iyo Fuso. Ati kuwa 3 tariki ya 5 2025 mu masaha 11 mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Kagano akagari ka Rwesero mu mudugudu wa Kijibanda ahantu hamanuka habereye impanuka y'imodoka truck Mitsubishi Fuso yavaga Buhinga yerekeza Rwesero. Ihageze igonga umunyeshuri washakaga kwambuka umuhanda ava ku ishuri wa GS Kinini ahita apfa. Yakomeje agira ati umurambo uri ku bitaro bya Kibogora. Impanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye iyo Fuso. Yibukije abashoferi kwirinda uburangare igihe batwaye imodoka kugira ngo barinde ubuzima bwabo n'ubwabo basangiye gukoresha umuhanda. Imena official turacyari mu makuru agezweho kano kanya. Reka dukomereze inkuru zacu mu karere ka Rusizi aho Kanusi Jean Pierre w'imyaka 65 wivugira ko kureka ingeso y'ubujura byamunaniye yafatanywe ibinyomoro yari yibye mu gicuku mu murima w'umuturage witwa Byarimana Jean Claude mu mudugudu wa Mugerero akagari ka Kabuye umurenge wa Nyakarenzo akarere ka Rusizi. Yabigejeje mu nzi we anavuye kubishakira umuguzi. Habyarimana Jean Claude nyir'umurima yibwemo avuga ko yahoraga asanga yibwe ibindi byangijwe hakabura ufatwa. Yashyizeho abamucungira rwihishwa.
ubwo uyu musaza yatwikiraga igicuku akajyamo, abo barinzi n'irondo bamubonyemo baramucunga kuko banashakaga kumenya abo bakorana, aca ibinyomoro abijyana iwe mu rugo bamuburaho, ajya gushaka umuguzi ntibazana ngo bafatanwe kuko umuguzi ngo yabaye nk'ugira amakenga, arabimutuma ngo abimuzanire. Habyarimana ati yabaye akigaruka akibishyira mu gatete yari afite, tuba tumuguyeho, mpamagara umukuru w'umudugudu araza turamufata tumushyikiriza ubuyobozi, ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakarenzo. Icyadutangaje ni uko agifatwa yavuze ko yemera ko yari yaratujujubije, imyaka yaburaga niyo niyononwaga muri uriya murima yo hafi, aho yemera ko ari we wabikoraga, avuga ko ubwo afashwe atazongera. Anavuga ko uyu musaza yamwangirije cyane kubera uburyo ari mu gicuku. Ati yasoromaga akanda icyo yumvise gikandika akaba ari icyo abika, avuga ko gihiye akakidandika akagita mu murima, ku buryo ibyo yajugunye n'ibyo yatwaye byajyaga kungana. Yampombeje ibitari munsi y'agaciro k'amafaranga 20,000. Ambwira ko ibyo naburaga byose ari we wabaga yabyibye, ubu ari kubibazwa. Umukuru w'umudugudu wa Mugerero Senyumva Tresor avuga ko mu rugo rw'uwo musaza hahora amakimbirane ndetse asanzwe anafatirwa mu bujura. Ati hari n'igihe twigeze kumufata n'igitoki agikura mu murima w'umuturage, arabihanirwa, akomeza kugenda yiba afatwa agaruka, bityo ariko noneho aho bigeze twumva yahanwa bifatika, abaturage bakagira umutekano w'ibyabo kuko n'uburyo yibamo anagerekaho kwangiza ibyo adatwaye, ugasanga ibyo atwaye n'ubundi yabihombeje. Umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Nyakarenzo Musabye Marie Claire avuga ko bibabaje kubona umusaza nk'uriya wagombye kuba intangarugero n'umugishwanama mu murenge ari burara abuza abaturanyi amahoro, yiba akanayabuza umuryango we awuhoza ku nkeke. Ati amakuru y'ubujura bwe twayamenye, yafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakarenzo, urugo rwe runasanzwe ku rutonde rw'ingo zibanye nabi, wakurikirana ugasanga iyi mibanire mibi n'umugore we iri mu bimuheza mu bukene, akajya ku ngeso zo kwiba ntacyo amarira urugo rwe. Avuga ko ingeso nk'izi ubuyobozi n'abaturage bazamagana, haba mu nteko z'abaturage, umugoroba w'ababyeyi n'ikindi gihe cyose bahuye nabo, akanongeraho kubasaba kwirinda amakimbirane yo mu miryango n'ingeso nk'izi z'ubujura kuko byombi bidashobora kugira aho bibageza, byageza ubirimo ko bitakwihanganirwa ko umusaza nk'uriya azajya ategereza ko abandi bakora ngo yibe ku buyobozi butazabyihanganira. Reka dusoreze mu ntara y'Amajyaruguru, aho polisi yafashe 21 bakekwaho kwambura abaturage no gutobora inzu. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyaruguru ivuga ko mu mukwabo yakoreye mu turere twa Gakenke, Musanze yafashe abantu 21 bakekwaho kwiba abaturage babambuye ndetse n'ababapfumura amazu. Icyo gikorwa cyabaye hagamijwe kurwanya ibikorwa by'ubujura. Ku itariki ya 4 Werurwe 2025 hafatwa abasore 21 bakekwaho gushikuza abaturage ibyabo ndetse no gupfumura inzu. Akaba ari igikorwa kitishimiwe n'abaturage. Igikorwa cyishimiwe n'abaturage ni mu gihe abaturage bo mu nkengero z'umujyi wa Musanze bamaze iminsi bataka kuba hari ababambura bakabacuza utwabo, naho muri Gakenke bakavuga ko bari barambiwe no kuba hari insoresore zibapfumurira inzu bakabasiga iheruheru. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco avuga ko mu karere ka Musanze hafashwe abagera kuri 15 biba bakoresheje gushikuza umuntu ibye, naho abagera kuri 6 bo mu karere ka Gakenke bo bakekwaho kwiba batoboye amazu. Yagize ati mu karere ka Musanze hafashwe abakekwaho ubujura bashikuza 15 bafatiwe mu mirenge ya Musanze, Cyuve, Muhoza, 6 bakekwaho ubujura bwo kwiba batoboye inzu bakibamo ibikoresho n'ibiribwa bo mu mirenge ya Mataba, Gakenke ndetse na Nemba.
abo bose bafashwe rero ubu bari mu maboko ya polisi irimo kubakoraho iperereza. Nsengimana Jean Luc mu murenge wa Cyuve akagari ka Bukinanyana yagize ati hari insoresore zari ziturembeje aha uzamuka kuri poste de santé ya Cyuve uturutse kuri kaburimbo ya Musanze Cyanika, twari dusigaye twiganyira kuhanyura nyuma ya saa 12 twahitagamo kugenda turi itsinda, wabona byanze telefoni n'ibindi by'agaciro ukabibitsa, babura icyo bakwambura, muhuye bakaguhondagura. Turashima polisi igikorwa yakoze cyo kubafata. Polisi y'u Rwanda isaba abaturage gutangira amakuru ku gihe ku bantu bose bakekwaho ubujura, bagafatwa bagashakishwa mu rwego rwo gukumira icyaha kitaraba. Anagira inama urubyiruko gukora aho kwishora mu bikorwa by'ubujura, cyane ko ingeso mbi ngo bari kwishoramo polisi y'u Rwanda itazaborohera, kuko ngo yashyizeho imbaraga nyinshi mu bikorwa byo kurwanya ndetse no guhangana n'uwo ari we wese ufite umugambi wo kwiba abaturage. Aha ngaha dusoreje nyine amakuru ko twe twabateguriye, mukomeze mugire byiza cyane, bye bye.